Ijambo ry'umunsi, kubona ubwenge. Soma Imigani igice cya 4 umurongo wa 20 kugeza ku wa 27. Inkomoko igaragara nyayo y'ubwenge bwubaha kandi buva ku Mana ni Bibiliya. Ntabwo ushobora gutekereza ku bibazo cyangwa se ibihe by'ubuzima ijambo ry'Imana ryicecekeye. Twese dushobora kwibuka ibihe tutasubije neza nabwo ku mpamvu zitandukanye. Ibyo bintu kandi bishobora kuba byaraturutse kuri kimwe muri ibintu bibiri bikurikira. Wenda twaba tutari tuzi hamwe runaka rya Bibiliya cyangwa se tukaba twari turizi ariko kandi tukaryirengagiza. Kugira ngo tumenye neza yuko tumenyereye amahame y'Imana ndetse n'akamaro ko kuyubahiriza, tugomba kubicukumbura mu ijambo ryayo. Urugero, reka tuvuge yuko winjiye mu biro hanyuma umukozi mukorana agatangira kugutuka, kubwira nabi, akubwira n'amakosa ye utigeze ukora. Umubiri wawe ndetse n'ibiri ku isi rwose byose bikubwira yuko ushobora kumusubiza muri ubwo buryo kandi nawe umubwira nabi cyane. Ariko kandi muri Luka igice cya 6 umurongo wa 27 kugeza ku wa 29 hatanga ubundi buryo ushobora gusubiza bene nk'uyu muntu. Ushobora kumubwira uti hari ikindi, urakoze rwose kumbwira uko ubyumva. Ibi ngibi kandi ukaba wabivuga witonze cyane. Ubumenyi buturuka ku kwiga amahame ya Bibiliya, ariko kandi ubwenge bwo ukaba bujyanye no kubishyira mu bikorwa. Uwiteka atuburira kugira ngo tugumane ijambo rye mu mitima yacu ndetse no mu mitwe yacu kugira ngo twumvire amabwiriza yaryo. Soma Zaburi igice cya 119 umurongo wa 11, Imigani igice cya 8 umurongo wa 33. Ubwenge buboneka mu gihe dukurikirana ubuzima bwa Gikristo, dukurikira ibyanditswe, dukora iby'Imana ivuga, ndetse ikindi twitegereza ibisubizo bitigirira akamaro nubwo ingaruka ugendeye ku isi zishobora kuba atari nziza. Imana ariko yo irashaka gusa umutima wumvira ndetse n'umwuka ubishaka kugira ngo ibashe gukorana nawe. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Wabutekereza ko uhamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies igwa amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za Gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NemiBibleInstitute.com cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.